Wabonye video iri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, iri kwerekana abantu bari kubikuza, ikerekana dashboard cyangwa se wallet ziriho amafaranga menshi kugira ngo nawe ubyinjiremo. Muri iyi video ndashaka kuguha sample. Iyi video mbanje kubaha ka sample kagaragaza ubu scams burimo buraba muri uyu mwaka 2024 na 2023. Izi ni business z'ibinyoma, business zishaka gucucura abanyarwanda. Weho ubashije gufungura iyi video, ndagira ngo nkubwire ngo kora subscribe, ukore ku kantu kakazogera kugira ngo iyi video ndaza gukora igaragaza uburyo abantu barimo bariba amafaranga bakoresheje ngo ni business iri gukorwa. Reka mbanze nguha aka video kamwe kakwereka uburyo barimo barabeshya umuntu, akakwereka muri account ye akubwira ko afite amafaranga menshi kumbi ari ikinyoma, nawe ugashishikara. Nk'uko mubibona, uyu ni umuntu wifashe video ari kureba kuri balance ya Momo amafaranga afiteho. Ntago bigaragara neza ariko hari hariho miliyoni zirenga 2. Ibyo bigatuma abantu bashyuha bakavuga ati iyi business tugomba kuyikoramo. Nyamara hari ikinyoma cyangwa se uburyarya bubyishe inyuma. Kora subscribe kugira ngo video ndende ndaza gukora ibyerekana byose ishyira hasi amabanga menshi ya ziriya business uze kuyabona mu ba mbere. Sharing iyi video kugira ngo habe hari umubare w'inshuti zawe nyinshi ziteguye kuyireba. Ba hafi ya Pakda TV, Gendi Mr. Pa, ikaze.